Please wait. Ari nge nawe ninde wageze muri Maximed imbere? Nje nayoboye igitaramo njye na MC Bro. Nayoboye igitaramo cyabereye Mesodogene. Urimo urumva wa mugaba wakwitonda muri igitaramo cyabereye kuri Mesodogene ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2021. Na nubu naguremere ko nkurusha ubusitari. Naguremere na nubu. Aba super manager barananiwe. Na nubu naguremere nawe. Buretse sha showbiz izatugaragaza nge nawe ngiye guhanga. Izina ryanjye rizajya no muri mize bro. Izina ryanjye rizajya muri mize. Ariko okay, katubaza kutaki 17 z'ukwezi kwa 7. Muri Mesodogene ari yaje haraho ntabwo ari yaho ni yacu. Saniyo Mike. Buretse mbanze aya oya. Wansugura wewe. Twongeye kubaha ikaze inshuti bavandimwe mukuri ABATONI TV, mwe mudukurikiye muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, bari mu mujyi wa Kigali, bari mu ntara zigiye zitandukanye, ndetse namwe mudukurikiye muri hanze yacyo cyane, turabasuje cyane, turashaka no kubashimira cyane uruhare rwanyu mugenda mutwereka ndetse n'urukundo. Uyu ni umunsi rero nanone mubona imbere ya kamera yacu twahuje abantu bagiye bivugwaho cyane ko bapingana ndetse bagizeho naho kudwana. Uyu munsi rero natwe tuzi nimba biraba byoroshye, kuko ni ibintu natwe ubu tugiye kwera amaso tuvuga ati se aba bantu ubundi barapfa iki, ni ikihe kintu bapfa muri rusange. Reka tubahereze umwanya rero imbere ya kamera za ABATONI TV. Umwanya ni wanyu, twabasuje cyane. Murakoze cyane kongera kutwakira ku ABATONI TV. Imana ibaha umugisha cyane. Amazina ni Jado Nsenga, ndabashimiye cyane kandi nsaba abantu gukomeza gukora subscribe, like na share ku ABATONI TV. Mu rwego rero rwo kwirinda COVID-19 biraba ngombwa yuko Yaka Mwana ndibuze kuza kujya mufata uzajya mutunga ntacyo bitwaye. Murakoze cyane. Bo na seperi lisusu nafurahi sana kureba ko Yago TV show yagarutse, so ni ikintu gishimije cyane. Nubwo my name is Yaka Mwana Gasore Pacific, I think that you know yourselves muranzi muri rusange. So ikinshimije cyane nuko Yago TV show yagarutse, naho iby'amatiku byo nabari barayiborotse n'abayiborokoye simbazi sinyene no kubamenya. Icyanshimije gusa nuko kugeza uyu mwanya Yago TV show is working. Dukomeze dukore, naho ibintu bya iburyo n'ibumoso ushaka kwa jalousie. So ndashaka noneho ko wivuga muri cya kirimi kiri hakurya y'amazi, kirimi Jado atumva, kirimi Jado atumva, nicyo nshaka ko wivugamo. Jado amimona lokola ya molai akanisi yanisaka kia lekibiso maele wa mona molai na ya akanisi ka lekibiso maele biso pe makasi na biso ngonde kubikisa biso. Mwumvise kinavuze, aravuze ngo Jado ni umunyembaraga mu byo akora byose, ntajya agira isoni cyangwa se ngagira ubwoba. Rero muriba murumva ko icyo kimeza cyumva ukuntu ari gukura bisa nkaho tubije ngaho nawe kimubazemo muri icyo kirimi cye. Njyewe se nta naho bihuriye. Tumva avuze ngo Yago nako Jado uyu nguyu turi kumwe abona ko ari muremure akagira ngo aturusha ubwenge, ariko gukariha kwacu niko kuzaturokora. Mulayi nayo elekibiso maelete uburebure bwawe ntabwo buturusha ubwenge, uri muremure ariko mu mutwe ni zero. Ako kantu ushizemo ntagarisa. Oya nyine wowe njyewe icyo navuga uri murumva nyine ambwiye ko ndi muremure ngo mu mutwe ndi zero, uri murumva nyine aragukomye kabisa. Ariko gusa nyine so umubyeyi yihanganira umwana, umubyeyi yihanganira umwana. Yaka Mwana n'umuhungu wanjye arabizi, tubana muri byose. Yenda umuhungu wawe warambyaye njyewe, ariko Jado wanyureka kwemera imbere y'Abanyarwanda ko twahuriye muri showbiz, wansanze muri showbiz. Nose nge nawe kuvuga ngo ndi umwana wawe undusha imyaka ingahe?
so brother kuba umubyeyi icundusha ni uko ufite umwana kandi uwo mwana si wowe madamu mwese undusha imyaka buriya ubundi kuba umubyeyi ni iki? Kuba umubyeyi ushobora kuba umubyeyi nta mafaranga ufite bitewe n'ibyo wakoreye umuntu ukamukorera ibintu bya kibyeyi. Niyo mpamvu niba warambitse umuntu ukamugabura ikintu nkubahira nura mukobwa wawe gusa ufite umwana w'umukobwa mwiza cyane. none se ari wowe na Yaka na Jado ninde watanze undi muri iyi sinema? Imyaka myinshi ndusha icyo niwe wamutanze kurongora ariko nanjye nsokuza ndi mabebi agoshe ya droite. uri murumva nyine ya kantu nibyo navugaga. Buriya kuba umubyeyi niba warambitse umuntu ukamugaburira sibyo ukamuba hafi bishoboka ushatse vuga ko yakaba mugaburiye uri umubyeyi bro. Nose waranyemse ngo yarakugaburiye Yaka icyo kintu uracyumva ariko niba ngushimiye karakana kawe ubu ngewe kwari uko nagize ikintu cy'inzara n'ubukene ubu mba nafite umugore n'abana bageze nko muri 6. Nose Jado tuvugisha ukuri n'imbere y'Abanyarwanda undusha imyaka ingahe? Oya yakaranduta mu myaka ariko mu bikorwa ndamuruta. Uramuruta? Yes. Kandi buri agaciro si imyaka, agaciro ni ibikorwa. Agaciro ni ibikorwa. Yes. Niyo mpamvu uzumva umuntu w'umusaza abwira umwana mutoya ambwa ati wakana urakana kakagabo uri umugabo kabisa. Bora kuba umugabo ni ibikorwa. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ndi umubyeyi wa Yaka bitewe n'iki bitewe n'ibikorwa. None ushatse vuga ko Yaka nabikorwa. Ariko ibyo ngibyo Yaka nabinyubahira arabinyubahira. Nawe singuyu Yaka najya abeshya najya aca ku ruhande. Yaka subinyubahira. Yaka ivuge nawe ivuge. Yaka vugisha ukuri nicyo kintu mukundira. Najya aca ku ruhande yakababwira. Ariko nawe uranyuba. Nubwo nabikorwa ufite ariko ndakubaha nyine nk'umuntu ndusha imyaka cyane. Nabikorwa mfite ariko uranyubaha. None ubahira iki? Oya niba nabikorwa mfite ukabunyubaha unyubahira. Ubahira imyaka. So twubahane rero. Respect for respect. Yego. Yaba urusha undi myaka yaba n'umurusha ibikorwa twubahane. Kubura umubyeyi nibivuze ngo usuzugura umwana. Mugirana ubumwe. Ushatse kuvuga ko uri umubyeyi ngendera umwana muri make. Oya. Ngese tambuze. Jado kuri kwipasa muremure mwana. Jado muri showbiz uje nabi. Ushaka kurya hit uri kuzamuka cyane ushaka gufata urwego rwo hejuru kandi wadusanze mu gakino. Wadusanze mu gakino gusa Jado. Genda neza reka kwipasa murimo. Icyambere ndi grand frère wawe. Icya kabiri nagutanze showbiz. Icya kabiri nkina filime nyarwanda. Icya gatatu ndi umukomediye nyarwanda. Wowe muri ibyo byose uretse interview gusa ushaka kwigaragaza kugira ngo abantu bakumenye. Ongera gakina cinema ufite smartphone ujye kuri Maximed urebe filime maze gukina. Ukina mose? Abwo ari wowe nawe se ninde ukina muri filime zirenze? No kuvuga ngo ukina uretse filime zirenze Yaka Mwana kiramo se Katarina. Please wait. Ari nge nawe ninde wageze muri Maximed imbere? Nje nayoboye igitaro ngendi na MC bro. Nayoboye igitaramo cyabereye Maison de Jeune. Urimo urumva wamugaba wakwitonda muri igitaramo cyabereye kuri Maison de Jeune ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2021. Na nubu naguremere ko nkurusha ubusitari. Naguremere na nubu. Aba super manager barananiwe. Na nubu naguremere nawe. Buretse sha showbiz izatugaragaza nge nawe ngiye guhanga. Izina ryanjye rizajya no muri mize bro. Izina ryanjye rizajya muri mize. Ariko okay katubaza ku itariki 17 z'ukwezi kwa 7 muri Maison de Jeune yaje haraho ntabwo ari yaho ni yacu saniyo mike. Buretse mbanze aya oya wansugura wewe kuva wavuka wari wicara convention center ngewe ninjiyemo ndi kumwe na Mutoni asiyagira amataro zine mabuja wanjye nambaye costume iturutse Australia turutse mu Burayi wa Mukaritasi we. Mereza microphone. Njewe nice muri convention nje kuvuga mu kirori gicitse nabona naragiyemo mu bukwe bw'umugabo witwa Brazil nyirizaburi nshya. Convention nagiyeyo. Urumva convention nagiyeyo mu gitaramo cya Bruce Melody ariko ni watambutse nk'abayobozi cyangwa abantu bakomeye nawe. None se muri convention nawe na gitamo nigeze kuyoboramo. Ariko Yaka hari aho twabonye atambuka kuri tapi hariya ewa nameze neza agaragiwe. Nawe nicyo aheruka. Si byaheruka se. Ariko icyo kintu arakikurusha.
reka kuvanga icyo ngicyo ese bro ni hara ninjiye nk'umusitari wowe winjiye nk'umufana nka diyakoni niba uri na diyakoneze njye ninjiye like superstar ninjiye na mabuja abantu bose barabizi nambaye costume mfite hiti nibwo bwa mbere nari ngeze n'imbere ya kamera yagora naramubwiye ngo utayari maze kwiba tubuze igikombe mwana mabuja njye ariko tunashimira uriya muntu watijije Yaka Mwana iriya costume turamushimira ntabwo yayinije ni costume y'umuntu uba mu Buraya muri Australia yanyoherereje yari nshyashya uracyayifite nkambwira n'ibintu yanyoherereje uracyayifite nkambwira umufana wanjye uba muri Australia ahubwo ntabwo nshaka kuhamenya iyo costume umunyaburaya yanyohereje costume anyoherereza parfum mabuja arabizi anyoherereza n'udufunguzo twa byeri ndamubwira se kunyohereje udufunguzo twa byeri kutanyohereje ndapfundura iki kunyohereza udufunguzo nta byeri wazanye ariko ikoti nararyambaye mwarambonye convention uburyo nari nambaye ariko biravugwa ko iyo myenda ibyo bintu bakoresha nta na kimwe ubungubu gisigaranye hari ibyo Jado ari kuvuga imyenda irasaza bakajugunya tugahindura ubu se ubungubu nkurikije ya costume se wayambaye rimwe wigeze yambara kenshi ngo tuvuge ngo yarashaje ariko narayambaye ariko wayambaye rimwe se ihita isaza urashugunya ariko ntabwo wajya muri process ndende gihe cyo nashaka kumenyesha warayiriye icyo nashaka kumenyesha abanyarwanda wowe ushaka kurya hita ukora interview ushaka kugira ngo umenyekane njye naramenyekanye ntabwo ndi shaka promotion ntabwo ndi kwiyamamaza kuko naramamaye we niba ushaka kwamamara komeza ukore interview nyinshi cyane sinabivuze mu kiganiro naravuze ngo hari uburyo bwo gukora ikofi no gukora izina tugiye kureba noneho umuntu wakoze izina turebe n'ibyo twagezeho tugiye kureba ya 2021 wageze kuki ngenda nabyibuka ibyo wambwiye 2021 wageze kuki icyaka cyarashize nta nyota nkiye ikibazo cy'inyota cyarakemutse wowe wageze kuki njyewe wenda kuri uyu munsi wa none naguze ikibanza waguze ikibanza nanjye sinyibura ikesi ya peti mitsingi wanjye nanjye no kuvuga ngo kuri uyu munsi wa none njya 3 ku munsi 3 ku munsi nanjye njya 3 ku munsi ariko njyewe ushobora no kutarya kuko ntabwo nkunda ibiryo nkunda abantu ahubwo wowe uzabana inafuta ku mavuta kuko nabonye niwe ufite ikida kinini muzarye niba muri bangunda muzarye ibiryo mu bimare kwisi ko mwe mukunda ibiryo Yaka Mwana dore ibintu bitatu yagezeho yagiye cyakoze inzoga wa mugani nkuko arimo arabivuga yarazinyweye abana yarabariye na nubu ndi kuziho nari nabura byerisi ubwo murumva cyakoze byo wa mugani turi kumva ibyo yabashe kugezaho no guteza imbere burarirwa yatejeje imbere burarirwa ubwo murumva rero Yaka Mwana OG nk'umuhungu wanjye kandi nkomeje kumubiba kumutuka umuhungu wande ubwo se ubwo nk'umuhungu wawe cya kibazo cyiwe cyo gukunda abakobwa cyane urakimuvuga iki wambyariye Yaka nigeze kubimubwira ubundi Yaka nkunda kumugira inama buriya Yaka yaba wenda umukobwa w'igihumbi inama uragira ariko nuko ujya ushyiramo n'iz'amafuti zidashoboka njye ntabwo nanjye inama y'umuntu uwo ari we wese ariko hari abangira inama z'amafuti z'ubutiku ngo yakuvanga keba zaramalembe igenda buhoro agakino nakagutanze mugenda gake malembe petina ngai nukubaka geto ye malembe none se urabona zazishobora n'icyo cyakahora navuga ko ari cyo nyine gusa nyine yavuze ko nabwo n'Imana izayimushoboza urumva yaravuze ati ngenda ndashaka kubanza kugura amatora nkagura igitanda namara kugura igitanda abana beza ku buryo bazaza urumva namara kubikora nkagura akagazi ngashyiramo intebe ni ukujya n'abadukurikiye wenda umuntu wenda ushobora guha sapoti Yaka azamuhe sapoti ntazagira umfasha ariko uri kwikangira duwe kujya wikanga aragutinya Yaka aragutinya kabisa azi imigeri yanjye yahoya ntabwo mutinya wangu oya boyise zanjye arazizi ko muri amajido urabona nabisebye imbere y'abantu umuntu ushobora guha sapoti Yaka icyo mwubahira nuko wenda afite umupeti afite akana kabisa kiza cyane nta kindi mwubahira nawe ubundi ku majido nakuyo none se ubivuga yuko inama yaguhaye zose ngo nta nimwe wigeze wemera arakurikiza
ubwa mbere yarambwiye ngo ni banze ndetse byeri kandi azinywera ku buriri. Abapasiteri abo ndabazi. Buriya Jado ni umusinzi mukuru ariko arajijisha akabwira abantu ko ari umukozi w'Imana ko atajya mu inzoga. Uzi ko yatangiye yinjira muri entertainment avuga ko ari umupasiteri. Ndasengera abantu. Urebye inzoga niba ndikeri zadaje ntago nakuraburiza imbere y'abantu wasangiye ikeri inshuro nyinshi kabisa. Ngo ntabwo yandaburiza imbere y'abantu kandi amaze kwivuga. Buriya njyewe ibyo arimo aravuga gutyo ngo ndumusinzi njye sinshobora kuvuga ngo ngiye kunywa inzoga sibyo, ariko njyewe oya ntago ujya usinda ari kurazima, ntago ujya usinda ari kurazima. Ntabwo ngiye kuba wa mukristo nyine wishyira ku ruhande yegereze make avuga ngo ndazinywa ariko ntabwo urumva yitandukanye n'abantu. Ni ukuvuga ngo bayakambagura inzoga banywa njye nkanywa fanta nywa urimo urumva. Abo ngo iyo umunyarwanda yavuze ngo kubeshya Abanyarwanda. Jado n'imbere y'Imana, Imana iri kutureba. Jado ntabwo ujya unywa inzoga vugisha ukuri. Jado tureke ibintu byo kubeshya. Ntabwo ujya unywa inzoga serious. Abantu bakwita umusinzi. Iyo ugenda n'umusinzi nka Yaka abantu bakwita umusinzi. Urumva? Yaka njyewe sindakoza njyewe ubwo ushatse kumunyamoza rahira n'imbere y'Imana kutajya unywa inzoga. Ndi imbere y'Imana isumba byose sinshobora no gukoza inzoga mu kanwa. Jewe we Yaka hano ko numva bitoroshye ari wowe wamamagaye kuri Kigali 250 na Keza yari ahari nanyweye rikeri njyewe di nuza bazoka niki ntabwo ari inzoga. Ugura bazoka yose ukajya uvanga na fanta turi kumuka natsindisha. Ariko Jado wajureka kubeshya Abanyarwanda. Ariko zereka ngubwire bro urumva. Tureka ibintu byo kwiyoberanya urimo urumva. Njyewe sinshobora ndazinywa ariko ntago zijya zinsuzugura nka Yaka. Wenda ngeze ndazinywa zikansuzugura. Aba ngo ndazinywa ariko nge nkazikontorora. Se wenda tuvugisha kuri. Nubeshya abantu ngo ntago ujya unywa inzoga. Murebye iyi sura mubona ari isura inywa inzoga. Iyi ntabwo ari isura inywa inzoga. N'iminwa yarahiye. Malariya. Bro nkuko yakabivuga hari abakozi b'Imana bameze gutyo. Ariko reka mbabwire niba badukurikiye abantu bazi ko banywa inzoga bakazinywa bihishe. Ni ukuri mu ijuru hari Imana itazaceceka. Rwose hari Imana itazaceceka. Njyewe nafashe umwanzuro. Nawe urimo muri aba bapasiteri banywa inzoga bihishe. Nawe urimo. Iyo mubona Yaka mubona hazaza ari ahahe. Mubona Yaka hazaza ari ahahe mwebwe nyine. Ahazaza ni ahahe. Jado mujye muvugisha ukuri mwa bakozi b'Imana. Kunywa icupa ntabwo ari icyaha ariko ikibazo ni uko murinywa mwihishe mwarangiza mukabeshya abantu ngo kunywa inzoga ni icyaha ngo mureke inzoga kandi warangiza aho ukajya wagera munsi y'igitanda cyawe waraye ntabwo yaburamo amavibe. Reka nkubwire Yaka Mwana hari umukobwa wigeze kumubwira aramuzi w'umufana we arangije abwira Yaka Mwana aramubaza ngo ese unkundira iki. Uwo mukobwa aramubwira ati Yaka ikintu ngukunda ni ukunsetsa niyo wanapfa nyine ntacyo naba mombye ariko gusa nzajya ndeba video zawe nseke. Ndavuga ni ibi ni ibiki. Icyo nshatse kuvuga ni iki ni ukuvuga ngo Yaka Mwana abantu badukurikiye bazandike muri comment bavuga ngo ubundi Yaka Mwana mubona hazaza ari ahahe. Tumugira inama ibaze nk'umugore ansebeje ngo nywa inzoga najya nywa inzoga kandi mugire wakwemeye kandi none se simuhorana nyine inzoga simwamuri kumwe kwemera ngo nywa inzoga nzigurira byananira nabyemera kuko njyewe sinkora ibintu kugira ngo abantu bande bwira Imana n'imbere y'Imana n'imbere y'abantu bari kuri iyi si ngo ntabwo nari nasoma ku nzoga. Ndabizi neza yuko inzoga nayisomyeho ariko sinywa inzoga yakara hatwitse kabisa ariko sinywa inzoga. Abapasiteri turabazi muransagira n'abapasiteri bagenzi bawe benshi turabazi. Jado tukiri aho ngaho mu nama wajya kugira Yaka nize nama ubu ngubu nanone wakongera ukamugira twumve. Inama ya mbere namugira nabwira ngo yakava mu nda yazamaye ibobo zino zasenyisa n'igihumbi. Yarambwiye Jado wumva inama yangiriye yarambwiye ngo mve mu nda za make ngo nyimfata ngo inda ngo ziri mu rwego rwo hejuru. Iyo nama yangiriye ubwo ni iyi
yakurambeshye uzi iyo unambwira gusa ngo reka indaya ariko yarambwiye ngo reka indaya ziciriritse ujye ufata indaya nziza ya danje ubwo si yo nama ni zose si indaya zose ni indaya gusa urumva hari inama zawe z'ubugoryi gusa ngo va mu ndaya ziciriritse ngo ufate indaya nziza ngo yo mu rwego rwo hejuru ngo umusitari ngo urakaze ngo ngomba gufata indaya ngo nziza ya danje so iyo nama wangiriye warakoze ntango wamwumviye namugira inama yo kureka indaya burundu namubwiye ngo koko akimara kumwanga afite umushinga wo kubaka geto ngakazanamo matora akazanamo n'igitanda ngo kurya indaya zizajya ziryama zikishima ngakazanamo n'intebe na gaze ngo n'itre y'amagi hariya numvise ko afite ahazaza heza ndavuga none wowe wereka izo ndaya ureke n'izo nzoga kubera ko Yaka Mwana ibaza umuntu ubwira ngo ndamutse nkurangiye akazi bazajya baguhemba miliyoni ureka inzoga none se indaya ifite imodoka n'indaya igenda n'ibirenge bitwiki si indaya se ese kumira ngo mfate indaya ngo ufite amafaranga ngo mfate indaya ngo uya mu rwego rukaze zose ni indaya my brother zose ni indaya shaka no gufata ukabona indaya isuzuguritse ariko ari nzima ariko wabona cya kiraya cya danje gifite imodoka kirwaye sida ya danje ndakubwiye y'ingande ya danje ibaza umuntu rega yakajya abona abakire benshi bashaka kumuha akazi kuryo banamuhembaga amafaranga menshi ariko baramubwira bati rero twebwe akazi twaguha byagusaba kureka inzoga yakaravuga ati njyewe niyo wampa akazi ka miliyoni ngo umbwire ngo ndeke inzoga nabyihore ako kazi nakareka mukimubaza twumve abatoni TV abakunzi b'abatoni TV abakunzi ba Jado abakunzi ba Yaka Mwana subscribe comment ku kiganiro nawe uzazireke ubu wakugurira imodoka akagwa na miliyoni ni wareka inzoga haje umuntu ahubwo ati ngiye Yaka nawe ukunze nkuhaye imodoka nkuhaye inzu ngiye kuzajya nkwemba miliyoni ku kwezi ni wareka inzoga nawe azabanza zireke kuki se yamunkura ku nzoga waguma n'ibyawe so icupa nzarisokoza so nshimira Jado nshimira n'abavandimwe aryica yanyitwa Abatoni bayita Abatoni TV so ndabakunda cyane thank you very much ngana keyi mina yenda umuhungu wanje rero aragiye nuko agenda nyine turamumenyereye nuko abanyarukamo yes turabashimira cyane kandi twereka tugane ku musozo turabashimira abatoni ba Yesu kubw'umwanya mwaduhaye kandi tunasaba abantu nanone kongera gukora subscribe like na share tunashimira Imana yuko Yago TV show yamaze kugaruka ubu ngubu iri ku murongo Yago TV show nimushaka yuko dukora icyegeranyo mfite ubusesenguzi bukomeye ku kiganiro yakoze ejo bundi naragikurikiye cyose ubwo rero tuzanabiganiraho kandi turacyafite byinshi byo kuzaganira mwakoze cyane turabashimiye namwe nawe wakoze cyane kudureza umwanya wawe ni ibintu biba bitoroshye cyane kuba umuntu yafata umwanya wakawuhereza umuntu kugira ngo babashe kuba baganira ni ibintu biba bitoroshye cyane turashimira rero mwese mwakomeje kubana natwe umunsi ku munsi mwe mutwereka urukundo aho muba muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye mwe mukanda subscribe mwe mudukora comment ndetse mugakanda no kuri share turabashimira cyane nge mwakomeje kubana nawe ni Musadiri Yoni Abatoni TV ciao ciao